bwari ubukwe bwiza bwateguwe abantu batumiwe inzoga nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba, ba nyakubahwa mu nzego za leta zitandukanye, ba nyakubahwa nzego z'umutekano, bashyitsi baje baturutse mu turere n'imirenge itari umurenge wa Kibungo, baje kunamira inzirakarengane zishyinguye hano, basangwa mwese muri hano, abo twahoranye nimwiriwe, abo tutahoranye muri aho. Umusaza ugiye kuganira mu mwanya muto yitwa Yozefu Karerangabo, akaba ari umurezi, nkaba nyobora ikigo cy'amashuri yisumbuye cya SPEC, nkaba ntuye hano mu murenge wa Kibungo, nkaba ndi n'umuyobozi w'inama njyanama y'umurenge wa Kibungo. Iyo umuntu agiye kuganirira abantu muri ibi bihe, amagambo akunda kugorana, umutima utuje, kubera ko ni ibihe bikomeye. Twibuka aho u Rwanda rwabuze abantu bishwe bazira uko baremwe kubera ko ari abatutsi barenga miliyoni. Ndabaganirira nkurikije igihe, mpereye mu gihe cy'amashyaka menshi ari wo muzi wa jenoside, kugira ngo tuzamuke tugere aho jenoside yashyizwe mu bikorwa, hanyuma nsoreze ku ngamba twafata kugira ngo ntizongere kubaho ukundi. Jenoside ishinze imizi mu bugome, mu kibi, cyane cyane cyatojwe n'Ababiligi kubera ko badukolonije. Tuza kugira n'ibyago duhura n'Ababiligi kuko ubwabo ntabwo ari umwe, barimo ibice bibiri, ariko ayo ni amateka, nibyo baduhaye, umuntu atanga icyo afite. Abo Babiligi baduciyemwo amoko. Abanyarwanda babanaga neza mu mahoro. Igihe cy'ubwami bibaniraga mu mahoro, batabarana, barwanira igihugu, umwe mu mwanya rimwe akumva uramukwiriye. Ariko aho baziye muri ya politiki yabo ya gashakabuhake, batangiye guca ngo bice abantu kugira ngo babayobore byoroshye. Umwami wacu twibonagamwo nk'uduhuza n'Imana, Musinga baramuciye bamuca mu gihugu cye, mujyana nyuma y'ishyamba mu Kinyaga, aza kuhava bamugeza Kongo, kugeza n'ubu umugogo we ntabwo wigeze ugaruka. Uwimye nyuma ari umuhungu we Rudahigwa we yazize uwakamuvuye. Ishyaka yarahagarariye rya Inari ryarimo abayobozi muri leta n'abandi bantu bajijutse, cyo ryahuzaga abantu, cyari ishyaka ry'ubumwe.
ageze i Bujumbura niho yari capitale y'u Rwanda n'u Burundi, umuganga wamuvuraga amutera urushinge rw'ingusho, aratanga. Hari umuntu wigeze kutuganira avuga ati amaze gutanga bamwambitse ishapure kugira ngo berekane ko atanze ari umukristu, kandi nyuma abamwishe bamwe bari abakristu, bari no mu nzego za Kiliziya Katolika. Intara imaze kujyaho, urumva ko yari itegereje ko u Rwanda rusaba independence rukayibona, kuko ikiboko, akarengane, kubitwa buri mwanya, kunyagwa byari byabaye nk'ibisanzwe. Ubwo nitusubira mu mateka ya kera, hari umukardinal Lavigeri, nyuma haje Musenyeri Classe. Abo bantu bari bashatse ko abatutsi aribo bayobora, bakaba n'umuyoboro wo kuganisha ku Mana. Ariko aho amashyaka menshi aziye, harimo inari nyine Parmehutu, iyo nuko ivugwa nyine murabyumva, utari umuhutu ntago yibonagamo, ntiyananarimwe, n'uwari kujyamo yari kuba agakingirizo. Havuka Prosoma ya Association pour la promotion de la masse ya Gitera. Uyoborwa na Gitera n'ibyago, kuko yari umubumbyi w'amatafari, ubumbyi ujya kuyobora abantu muri politike. Urumva urugero yabahaga. Gitera n'umwe mujya mwumva yasuzuguye umwami, kugera aho umwami ati bunamuhana. Abajyanama be bati aho kwica Gitera wakwica ikibimutera. Yari ashyigikiwe n'abazungu, akumva ko ari zo ngufu. Parmehutu yari ishyigikiwe na Musenyeri Pérodin, n'abantu batangije Parmehutu bari abantu bize mu maseminari, bajijutse, ariko bize urwango rumwe rurenze kwemera. Urwango rw'abatutsi batigeze banemera ko ari abanyarwanda, badakomoka hano, abantu b'indyarya, abantu bakuzirika ku katsi bakaza kugakora nyuma bakawukubita, abantu badakwiye kuba abanyarwanda, bagire ko ari n'abakomunisite. Ubwo abakomunisite ntabwo bari ishyaka ry'abakomunisite, kuko bashaka kuvuga ngo ntibemera n'Imana. Ngaho nyumvira umuntu utemera Imana ntiyemere n'abantu, ntaba ari n'umunyarwanda, icyari kimukoye cyari gisigaye ni ukumwica, ni ukumunyaka nk'uko nabivuze, ni ukumutwikira kugira ngo ave mu gihugu. Ibyo byabaye muri 1959, haza cyitwa revolution. Revolution ubundi ni impinduramatwara ituma umuntu atekereza neza, akajyana n'ibihe. Ariko icyo yari ivuze ni gukuraho ubuyobozi bwose bwariho, hakazaho ubuyobozi bashyizeho bw'abahutu buyobowe na Kayibanda. Kayibanda Gregoire we yivugiraga ko u Rwanda ari ibice bibiri, igice cy'abahutu n'igice cy'abatutsi, kandi abatutsi bo ni inyangarwanda. Guverinoma yagiyeho yarimo n'abazungu, ahubwo yatonesheje abahutu cyane, ukuraho abatutsi bose, bamwe baranapfa. Hanyuma itonesha nanone abanyenduga, ubwo ni hagati mu gihugu, abandi bose baba ingaruzwa muheto. Ariko mu Gifaransa baravuga ngo on ne peut pas élever des montagnes sans creuser des vallées. Uko uzamura bamwe bisobanuye kuri ukandamiza abandi, icyo bisobanuye. Byabaye kunguko rero. Aba mu majyaruguru bumva ntabwo ari abanyarwanda, abo hirya inyuma y'ishyamba nabumvaga atari abanyarwanda. Urwo rwango rurazamutse, ariko hagati aho abatutsi barahunze, baratwikiwe, ibyabo biratwawe, barishwe, bajya mu mahanga, barakwirakwira hirya no hino.
yewe nagezeyo aho twabaga ni ahantu habi mu ishyamba mu nyamaswa yegereye parike zazaga gutwara abantu mu ijoro ukumva aragiye yataka arimo bati ubwo birarangiye. Bagiye Kongo barabizi bo banahuye n'intambara nyinshi, ariko nkibutsa ko ahantu bateye urushinge Rudahigwa ni mu bitaro byitwa Prince Louis Charles, abazi Bujumbura ari mu mujyi rwagati. Uwo muntu bitiriye ibyo bitaro nawe yapfuye nk'uko nyine yaragiye gushaka independence y'u Burundi, ariko ntiyabigezeho kuko bamwishe igiye kuba. Yicwa n'umugereki yitwa Kageorgis nawe kandi woherejwe n'Ababiligi. Ngaba Ababiligi batuyoboye mu Rwanda n'i Burundi. Impunzi zibagere kugera hanze zariyegeranije zigaruka igihugu cyawe n'icyawe, naho bakwangira kukikunda kukizamo umutima wawe ntuhinduka. Igihugu ni mama, igihugu ni papa, igihugu ni byose. Harabagarutse rero bitwa inyenzi. Inyenzi ntabwo rero babyise, n'abasigaye mu Rwanda bashatse kubita agakoko nyine. Uzaraba inyenzi aho ukize ibintu byawe byiza ni hige. Wa mwenda wa wundi uzambara mu gihe cyiza niwo iganaho ugasanga yarawuriye. N'udukoko tuko kwica, kandi utwishe ni ugukuraho umwanda, ni ugukubura. Iyo terme yo gukubura yaje no kugaruka nyuma, ndaza kubivugaho gato. Inyenzi zaturutse i Bugande muri 1962 zaraneshejwe nta bushobozi. Izindi zivuye i Burundi nazo ziraneshwa, zari zageze no hafi ya Kigali. Izindi zageze hano hepfo imutendere, nazo zirushwa ingufu, ariko sina cyane kubera ko u Rwanda rwarize kwitabaza abasirikare bavuye Kamina muri Kongo, bitabaza n'Ababiligi nabo nta ngufu bari bafite. Repubulika ya mbere ya Kayibanda nababwiye ko yavanguye Abahutu, Abatutsi, Abatwa, itonesha Abahutu, ariko mu Bahutu itonesha cyane Abanyenduga. Wari ukuriye ingabo yari Habyarimana Juvenal. Uko rero batoneshaga ahadakomoka, nawe yangajaga abantu benshi mu gisirikare n'igipolisi, afite mu mutwe kuzihora. Nihuta ibyo byabaye. Hari hakenewe nanone imbarutso. Iyo mbarutso yaje kuba baganira na Kayibanda bati Abatutsi ahantu hose nibo bahari. Uragenda hirya no hino ugenda ubakandagira, babaye nk'intozi. Utuzi twose batumaze, amashuri nibo basa, amaseminari bo ugira ngo ni ayabo. Nuko muri 73 Abatutsi bongeye bagatotezwa cyane cyane abafite ubushobozi, abacuruzi, abize. Abanyeshuri bahise birukanwa. Iyo mvugaho ndanabizi cyane kuko abahunze bagana aho narindi Burundi bo bansanze ahantu nigaga mu seminari, baza ari na benshi. Iyo seminari yarabakiriye cyane, Saint Pidis, ni mu majyaruguru y'igihugu cya hepfo. Aho rero niho twumviye ukuri nyako, urwango rwimbitse, kwirukana abantu bagateje imbere igihugu ukabashyira ishyanga, amahanga araryana. Muri 75 ubwo Habyarimana yaramaze kubona imbarutso, kubera ko muri izo mvururu kandi yashaka kwigaranzura Abanyenduga. Impamvu ebyiri zibaye za zindi zinganururo. Bakoreye coup d'etat Kayibanda. Bore yari yamaze kwishyiramo kubanza zahoraho iteka ryose, kuko bajya kumukorera coup d'etat niwe watubiye binihuta. Yari yavuga ijambo aganira, mikoro bakajya bayikata, urusinga barukata, bakongera bagasudira uwo mwanya kawuta,
hanyuma umuryi uramwica ati ababikora ubu ndabamenye kandi simbaraza. Uwari habwira ni Habyarimana kandi niwe uri bubikatagura anyuze ku bandi bantu. Yumvise bimeze uko ati nintamutanga arantanga. Amukorera kudeta, abari bariho bayise nyine kudeta y'uwa 5 Nyakanga. Igira abantu bari bayikuriye ngo abakamarade uwa 5 Nyakanga. Barawutubasa. Harimwo umututsi umwe Ruhashya. Uwo nguwo nawe yaje kugira ibibazo ko yazamutse mu ntera ariko nta murimo yigeze abona ugaragara. Nibuse bageze naho bigeze ngo kwamagana inkotanyi ajyamwo nawe kuko yari politiki ya leta. Ibyo nabyumvanye umuhungu wabivuga mu kiganiro yigeze gutanga ahantu, aza kugiraho umusekare mutamukubita inshyi rwose bari mu nzira bagenda. Araceceka ati ufite umutwe muto awurinda uruguma. Habyarimana nta gishyashya rero yazanye, ariko akijyaho yaririmbye ibintu byiza: amahoro, ubumwe, amajyambere. Nyuma ayo magambo 3 niyo yaje kuyobora MRND muri 1975. Yari ku kirango. Amahoro arayavuze, arayaganiriye muri za mitingi. Ba militante na ba militant baravutse, ayo magambo abaye n'ikinyarwanda. Ariko umutego mutindi ushibukana nyira, nawe ntacyo yahinduye. Yimuye ikiba kijyana ahandi, ahubwo aragikaza. Ivangura rishingiye ku moko ryarakomeje, irishingiye ku turere rirakomeza, yongera hiringaniza. Iringaniza ryo yari risobanuye iki? Ni ukuvuga ngo hara intara, amaprefecture ndiko bayitaga icyo gihe, yakandamijwe. Ubwo cyari igihe noneho cyo kwiha ibya leta byose ukabikusanyiriza iwawe. Ubwo Ruhengeri, Gisenyi, igice cya Byumba nibyo byabonye abapolisi, abasirikare, nizo zabonye abakozi ba leta, nizo zatsindishije abanyeshuri 3 bya 4. Ugasanga nizo ntara, nizo prefecture 3. Ibyo navuze kare nibyo ngiye gusubiramo. Nawe yikururiye abandi banzi, ariko aza no kugeraho akora ibindi bintu birenze, kuko impunzi zari hanze zari zarajujubijwe. Abari mu Rwanda nicyo kimwe nabo ntimugire ngo hari amahoro, kara karengane ukaba impunzi wanyu. Yarabiteye agahinda. Baza gusaba ngo dufite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu mu mahoro, tugaturana n'abanyarwanda kuko igihugu ni icyacu dusangiye. Aya magambo yavuze ngo yarayavuze ati u Rwanda ni nk'ikirahure cyuzuye amazi, ubwo niyo washyira ikindi gitonyanga kirenzeho amazi yameneka. Ubwo nta mwanya uhari. Yafashe n'igihe ajya mu mahanga, Congo Brazzaville, ajya Gabon, ajya Uganda, aho hose yagira ngo abone abantu bamwakira impunzi zigume aho ziri. Ubwo ntabwo abuze umwana ujya iwabo, nawe yarabizi. Ariko hari n'Abagande bigeze kuza, Abanyarwanda babaga i Bugande birukanwe. Bageze mu Mutara barabirukana, babasubiza mu mahanga. Benshi baranahaguye, bari mu ishyamba muri parike y'Akagera. Barabakubise basubiyeyo bazira uko baremwe. Birakomeje, nuko RPF yavutse, kandi ivuka abantu benshi bazi ngo na Abanyarwanda baba hanze ni impunzi zonyine, ariko FPR yahozeho na hano yari ihari. Hari abagabo benshi hano mu kubihamya, ntabwo bari babazi gusa, ariko bari bahari, kuko nta wanga icyiza ahubwo arakibura. Abo bantu nibo wishyize hamwe basaba imishyikirano iranga,
ibera Kongo, mu Bubiligi, ubu ndavuga Zaire ya kera, ibera mu Bubiligi, bajya mu Busuwisi, barangiriza hano hirya muri Tanzania. Muri iyo mishyikirano yari amacenga gusa, amacenga ya politiki. Ariko byaje kugeraho bati jyewe ubwo mbona bemeye ko ingabo, uwo ni umugabo wari ufite icyo afana n'umugore wa Habyarimana, ati ndatashye ngiye gutegura icuraburindi, ngiye gutegura apocalypse. Apocalypse ni ndabivuga ngo iki, ni ukwica abantu bose bagashira. Habyarimana nawe agarutse kandi yarasinyeho amasezerano make yo kuvanga ingabo, kugira ubuyobozi bumwe mu mibare nayo igenwe, ati ni ibipapuro. Ni ukuvuga ngo ni ibipapuro ntacyo bivuze, ariko ndacyari wa wundi. Binyibutsa umwami w'u Burundi nawe yigeze kubivuga, ati se kusinya ibintu byinshi aho ngaho, ati nimundeke genda azi ibyo nkora, intoke zasinye zanjye nizo zizanasinyura. We yarazi ko wanasinya wabyanga ukongera ukasinyura. We rero nta gusinyura kwariho, ahubwo kwari gutegura iyo jenoside nyine kandi igashyirwa mu bikorwa. Iminsi yakurikiye yaragarutse, avuye mu gusinya amasezerano, azanye na perezida w'i Burundi wasabye lifuti, hanyuma aza guhanurwa na ba bandi nyine bagiye gutegura apocalypse. Ahantu nari ntuye hari Murundi wakundaga kuganira, niwe wambwiye mu gitondo ngo wumvise ibyabaye. Ntoya, nari mwarimu. Hanyuma ati Habyarimana yapfuye. Habyarimana wapfuye, imishyikirano yari gisa n'irangiye, ubu abanyarwanda barakira, ko biza kuba nabi. Hanshyiriraho akantu gatangaje, ati kandi yaguye ahubutse mu ndege. Ngo rega ni umutindi, ngo kandi umutindi ntabwo arahanuka. Ngo sibyo ra, nibyo uvuze ni ukuri, umutindi ntabwo arahanuka. Yaranahanutse rero. Hanutse ya gahunda ndende. Nabaganire ku nyenzi, uko inyenzi zateraga niko abatutsi bishwaga, badafite aho bahuriye nazo. Muri 73 uko havaga akantu gato kavuzwe, abatutsi barapfaga. Gikongoro hari abantu bapfuye barenga 20,000 bazira ko ari abatutsi, cyane cyane abari mu mashyaka atari muri Parmehutu. Barapfuye, amahanga aza no kugera havuga jenoside, iyo jambo ryarakoreshejwe, ariko amahanga ntigeze abiha agaciro, bagenda babipfundikira babyorosa, ariko babikoraga ni bande? N'Ababiligi bigereraga no muri Loni. Aka kantu nako ni umugani umaze kwemerwa, gutegereza Loni nka runari. Ni ukuvuga gutegereza ibintu bitazigira bibaho na rimwe. Habyarimana rero nawe wa mutego mutinde wongera bamushibukana, bamaze guhanurwa n'abakamufashije kubera ko hari ibyo yari yasinye batemeranyeho. Nyuma jenoside itangiye, ubu yateguwe kera. Kuri jenoside ni icyaha kibi ndengakamere, ni icyaha ndengamipaka, ni icyaha kidasaza. Ni ukuvuga ngo ni icyaha ukora inyoko muntu, umuntu ahari hose aragukurikira. Ni icyabaka no mu mategeko, ntawe ari gutekereza ko umuntu yaberaho kurimbura undi. Aba mu muryango wa RPF bagiye bibuka amahame remezo yaho, hari igice kivuga kwamagana jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Jenoside ni mbi, irigishwa umwanya muremure, ikarandaranda, ikajya mu mitima, kugira ngo uyihagarike wamaze kuyiga umwanya muremure bizafata ikindi gihe kirekire.
cyane cyane ko n'abayigishaga bateguraga ukuntu bazayihakana. Miliyoni y'abantu yapfuye mu mezi 3 bazira ko ari abatutsi gusa, nta kindi cyaha. Aha duhagaze nirwo rugero, kuko niho turi uyu munsi. Ahantu hari amafuru y'amatafari, gendi hano guhera mu kwezi kwa 6 1994. Ayo mafuru y'amatafari byari ibintu byubatse birebire. Ayo matafari bayatwikiye hano bubaka biriya bitaro. Ngahantu hajugunywaga abantu mu mafuru. Mu gihe cy'inyenzi nari nabiteganije kubivuga hano, babituganiriye munsi ya prison. Abantu biswe ibyitso bakashyira hano bagakubita, bamwe baracyafite ingaruka, baracyabana n'izo ngaruka bazira ubusa, bavuze n'abapfu. Aha hantu hafite amateka. Hari abacu bahagiriye ibibazo, baricwa barengana. Hano hepfo ku bitaro nigeze gutura hafi yaho, hari umugabo twaganiriye icyo gihe ari kumwe na Depute Kamanda, ahunga yiruka, ahura n'umuntu ufite umupanga, aramwitegereza ati hagarara. Arahagaze. Mu guhagarara yahise napfukama, yarazi ko birangiye. Ati mbwira kuri umuhima nguhemure. Ngo aya magambo avugitse neza ariko yuzuye urwango. Yabuze icyo avuga, abona nta muhemuye, n'ubu aracyariho. Rwanda yarasigaye mbabare n'izo nkuru. Hano hepfo hari ikizu cya Minitrap. Yengera hano ndeba cyari cyuzuye amahiri menshi arimo imipanga, kugira ngo ubuterere byonyine byari nk'ibiro 3-4. Iyo mipanga yose yaje mbere itegura jenoside, ko bari bazi ko izakoreshwa. Ntabwo ari imipanga iri gukoreshwa nyuma ya jenoside, nta kindi kintu wawukoresha. Jenoside rero yarateguwe, irigishwa, ishyirwa mu bikorwa. Bantu muri hano, buriya iyo umuntu amenyereye kwigisha arya agira ngo niwe azi ibintu wenyine, ariko muri mwebwe muri hano hari abantu bashegeshwe. Usibye kwicirwa babo y'akarengane, nawe ubwabo byabagizeho ingaruka zitazashira, kubera ko tugenda buhoro dukira, ariko hari abakomeretse birenze kwemera. Aho inyuma yanjye hari urwibutso rwa Ngoma, rurimo abantu barenga 25,000. Bararenga kuko abaje nyuma ntabwo mu mibare navuze barimo, bararenga. Abo nabazwe, hari abandi. Aha ku bitaro niho hantu uwakomerekaga avuga ati reka mfe kujyayo, hari nubwo nakira. Abaganga bisha abantu, nibo bari gutanga ubuzima, nibo bavuraga bagasonga babagannye. Muri 1994 hari uwitwa Deo, muramwibuka bari hano? Deo icyo gihe icyaha cya jenoside cyangwa kwica umuntu cyahanwaga n'igihano cy'urupfu. Igihe baramurashe hariya ku kibuga cya Semakamba kuri stade, uwo muntu yishe abantu ngo batagira ingano. Uwo niko kazi, aho kuvura yirirwaga yishe. Ariko amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye. Kuko nababwiye ko ndi mwarimu, umuhungu we yigeze kwiga ku kigo nigisha mwo nayobora, aza kugeraho rwose biramwangira, n'ubwenge buragenda akirwa ava hirya no hino. Ntabwo namwifurizaga ikibi, ariko urumva ingaruka za jenoside zigera kuri bose. Uwayikorewe byo birumvikana, n'uwayikoze ntatuza, ntabaho. Buriya na benshi bagenda batariho, kubera ko kwisha umuntu uburenze ibyo kwemera,
kukoze icyo udafitiwe uburenganzira ntabwo urema ngo waka ubuzima nyiri ukubutanga niwe wakabwatsi. Abo barenze ku ihame ryo kwemera, barenze ku ihame ryo kubaho, babuze ubumuntu, babuze ubumuntu. RPF rero iti imishyikirano iranze, ahasigaye no guhangana. Tariki ya mbere y'ukwa 10/19 n'ingabo za mbere zateye zitera zishaka ko amahoro agaruka, iterambere riba kuri bose, akarengane kagenda, ubumwe bw'abanyarwanda bugashimangirwa, tukabana neza n'amahanga yose nta kwishishanya n'ibindi n'ibindi. Baza bavuye hanze, ariko hari n'abandi bari hano mu gihugu babasanzeyo benshi, n'abandi basigaye hano kugira ngo babwire ibintu uko bimeze. Bahereye mu majyaruguru bamanuka buhoro buhoro, ariko nk'ibintu byabereye Kiziguro, ibintu byabereye Gahini, ibintu byabereye Mukarange, ibintu byabereye Rwamagana, hano muri Ngoma, uko bagendaga barokora abantu bakiri bazima cyangwa bameze nabi bakabajyana kubavuza, niko abandi bagendaga bica. Baramanutse geze Bugesera, barakomeje bambutse Rwabusoro, bageze mu Mayaga. Perezida wa Repubulika yavuga ukuntu abazungu babujije ingabo za RPF gukomeza kurwana n'abanzi no gukingira abariho bapfa. Ati abazungu nabo bafite amaraso bagira n'ubwoba, barirutse, ariko uko birukaga nuko bajyanaga n'inzira bwoba, noneho zari zifite ubwoba, bagana zone turquoise. Iyo zone nayo yari yo gukingira abantu bakoze jenoside, yari yo guha umwanya inzira bwoba kwisuganya. Hari abantu benshi baguye hariya, hari abazungu bigishije urwango, cyane cyane Ababiligi n'Abafaransa bajemo. ONU se yari hehe? Yanterurira cyagaruka no gutegereza Loni harona. Ingabo zayo zaragiye, izindi zirabagabanywa. Na hano bari bahari hano kuri Ekonoma, benshi birwa bazerera mu modoka mashya. Yambabaje nuko birwaga barabasinzi, hafi ya bose barabasinzi, uko nababonaga batugonye n'abantu barabamara. Buri munsi umuntu bamugonze, buri munsi. Na hano hari ibyo byose bafite ibibazo bikomoka kuri iyo minuwa. Ibintu by'ibirara byaraha, ukibaza icyo bakoraga ukakiba. Iyo zone turquoise rero yatumye hakingirwa abasirikare ba Habyarimana, ariho hakomeza kwicwa inzirakarengane. Ingoma y'Abatabazi murayibuka, Gitarama, hari ahantu bahikiye abantu batagira ingano, kandi guverinoma ihari. Ngo sindi kubgaho wagendaga wirata ngo nawe afite imbunda nawe yakwica, uwo ni umuyobozi. Nguwo Kambanda uvuga ati giye rwose jenoside ndazi ko yateguwe, yarushaka byemeza, yamara iminsi akaba nk'umwami w'Uburundi, ati wasinyura, ati ntabyo nigeze mvuga. Muribuka undi wa hariya haruguru nawe wabuze abantu ngo azabanyuza muri Nyabarongo, bihute bagana Abisiniya. Uwo muntu niwe waburanaga akoresha Icyongereza, yakoreshaga Igifaransa, akakoresha Ikilatini, akitwa dogiteri. Abantu bishe bajya bavuga ngo barashutswe. Reka da, ariko washukwa wica, ntabwo ari ugushyukwa. Abo bantu bazi ubwenge, n'ubwenge utumva icyo bwabamariye, ahubwo bize ubwenge bwo kwica, bica abantu baraboreka. Abo bamaze kugera Kongo,
amugera ku Kongo inzirabwoba zongeye ziriyegeranye n'ingoma y'abatabazi barajyanye babashyira hafi y'imipaka kuko Kongo yari bashyigikiye. Nyuma ibyabaye abacengezi bahoraga bagaruka, umugambi wa jenoside urakomeza, ariko ingabo za RPF zari zihari. RPF, ingabo za RPF ni ubuzima, zahumurije abantu, zigarura icyizere cyo kubaho, ziha agaciro umuntu, zikora n'ibindi bintu amahanga atigeze akora, gukuraho igihano cy'urupfu mu gihe cyari ngombwa wihuse mu gutekereza. Sinabaganiriye kuri wa mwana wigaga hariya wa Deo wicaga abantu ku bitaro, yagezeho mu mutwe ntamera neza arigendera, ariko urumva yigeze kugaruka nawe ansanga mu biro mw'ijoro natinze mu kazi, yo kumva numva akomanze ku idirishya afite itafari, nitwa Karerangabo Yozefu, ye kumva numva ngo Kareranga, neguye umutwe ati genza kwica we. Mu ayo magambo ndebye sanga n'umuhungu wa Deo, nta kuri byagenda wabyize kare. Nabwiye abantu ngira abahungu b'abasore b'intarumi ko hariya bifashe uyu muntu umukure hano, kuko ntazi yari, ntazi n'igihe arimo. Ubu turi mu mahoro, amahoro tugomba kubungabunga kubera ko dufite ubwenge, tugombe dutekereza, ntitube ba nyiranja iyo bigiye. Dufite ubuyobozi bwiza budutekerereza, ariko natwe twarize, baratwigisha gutekereza kandi tugatekereza neza. Centre y'iterambere ikaba umuturage, si umuturage w'umuhutu, w'umutwa cyangwa umututsi, ni umunyarwanda. Politiki yandi umunyarwanda ni igisobanuro, kwiyumva mu gihugu cyawe ukagikorera wumva ufite ishema, imbaraga, kandi ugatekereza ko imishinga yawe yose uyikora nta bwoba kuko ugomba kubaho. Perezida wa Repubulika ati twapfuye rimwe ntabwo tuzapfa kabiri. Bisobanuye byinshi, ntabwo wavunika wabutesha agaciro igikorwa cy'inkotanyi cyaramiye abantu ngo babeho, bakomeze babeho ubuziraherezo. Iki gihugu cyacu kireba kure, ingabo zacyo nizo ziriho zifasha amahanga kugarura umutekano, naho tugifite hirya no hino ba bandi b'abajenosideri baracyahari, hari abatapfuye, hari abakiriho, hari abaho bigisha abana babo jenoside n'ingengabitekerezo yayo, hari abavuga ko itarangiye n'ubu ishobora gukomeza. Babuze icyo bavuga ariko baracyabivuga. Ugira nabi niyo yaba ari 5 cyangwa 10, inabi yihuta vuba kuruca. Inabi ni ikintu kibi, urwango ni rubi, ubwicanyi buragahera. Hari ababyeyi bakigisha abana babo ku mashyiga, kwishyiga, bafite ibintu mu mutima bashobora kuzanaturika ikindi gihe, nk'uwo mwana wa Deo, bakajya mu muhanda ntawe ubatumiye, nabo bahinduke baba abantu bazima, barebe kure, barebe kure. Hari abantu bahoze muri izo ngabo, ariko burinda iragatsinda, kandi indambi irongwa n'icumu, bakiruka amahanga, bakifuza kugarura u Rwanda mu bihe by'icurabiri burinde. Nta na hamwe umwijima wanesheje umucyo, nta na hamwe ku isi inabi yatsinze icyiza, nta na rimwe kwiheba byaruse icyizere, cyane cyane icyizere cyo kubaho. Tugomba kubaho.
tukabiharanira nta byizana. Abo bantu rero bazerera harimo n'abahungu witwa Habyarimana, ariko na nyina aracyari n'umugore baracyariho Agatha. Uwo Ruka Habyarimana biri guzerera hirya Kongo ashaka izindi mbaraga akorana na FDLR, azabyicuza. Nawe ari harakoreshwa ntaziyari. Hari n'abarokotse jenoside, abantu bibagirwa n'ingoga nk'urukwavu, nabo ubwabo bagikoreshwa n'abazungu kugirira nabi igihugu cyababyaye, kandi tuzi ko ntawe utera ibuye aho yateretse igisabo. Nguwo mwiza w'itorero, nguwo muco mwiza w'itorero. Duhuriye kuri byinshi cyane, ibiduhuza biraruta ibidutanya. Sinumva ukuntu twakomeza kwirukira ikibi kandi cyiza tukireba imbere. Harakabaho Perezida wa Repubulika, harakabaho inkotanyi. Navuze ngo inkotanyi n'ubuzima. Nabo bariho baracaracara ibihugu hirya no hino, bariho barica FDLR abanyamurenge kubera ko byonyine bavuga ikinyarwanda akomoka, ariko n'abanyekongo. Bariho barica hariya abanyamasisi, bariya bariho barazira ubusa, bariya n'abanyekongo. Naho badutwerera bazi ko ikinyoma kitarara, bazaneshwa. Kubanesha rero no gushyira hamwe tukaba bamwe, abishyize hamwe nta kibananira. Dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.